nasomye kugira nasomye nimba nawe twajanye gusoma ushobora kumva kandi umutima ugahinduka n'ubuzima bwahinduka. Tugira impango cyane mu bwoko bwacu si hano honyine kuko niyo twagiye tutari babandi dukunda cyane abashitsi kuruta abasaza. Ese buriya abashitsi baba bajana ijambo ritandukanye n'iryo basanga? Iriya ni imyumvire sinzi impano zitutegekeya cyangwa imyumvire itari myiza, ariko ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe. Amen. Ntabwo rigirirwa ngo ni runaka, si umuto, si umukuru, si uvuye, rigomba kuba ijambo ry'Imana. Turaganira ijambo ry'Imana rivuga ngo kutishushanya na bimwe. Kutishushanya na bimwe. Wenda rivuga n'amagambo menshi, sibyo gukoresha wenda menshi cyane, ariko uko Imana ubushobozi. Nishimiye kubona abasore bagiye gushinga urugo ari umukobwa n'umugabo. Imyaka 2 ishize cyangwa umwaka n'igice nari mu kazi aho nakoraga mu mpapuro rimwe na rimwe, twagiraga iminota 3 buri wa mbere nari mu nama y'abakozi, umuntu agahaguruka akavuga ibintu bisha afite cyangwa umuryango we, n'abana bavutse cyangwa umuryango wawe ushaka kubwira abandi bakozi mukorana. Haza guhaguruka umuhungu, rero umuhungu niba ushinzwe finance mu mushinga wakiri impunzi ufite abakozi bari hafi za 40. Rero umuhungu umuhanga cyane. Wari umunsi we wo kugira ikintu abwira abandi bakozi. Arangije aravuga ati nico ndi bubabwire, ndababwira introduction, cyangwa se aravuga ko ni nko kuvuga sinzi uko twita mu Kinyamurenge, nimba twita ko gufata irembo cyangwa ni nk'itangira ryo gutegura gushaka. Ntabwo zazagira kuri urugero kuko byari bisanzwe byo numvaga ko ari umuhungu n'umukobwa bimenyera. Ahagurutse umunsi kwa mbere azana amafoto kuko habaga uburyo babishyira ahantu bigaragara cyane, ukoresheje kompiyuta. Ngiye kubona serukanye umuhungu mugenzi, aramwerekana na se na nyina bahari, base bombi bari bahari, berekana ko bakoze introduction cyangwa se batangiye umushinga wo benshi bafashe icyerekezo cyo kuzaba. Umwe ni umugabo, undi ni umugore. Umutima urababara cyane. Mbaza umudamu w'umunyarwanda twari kumwe bakoraga, ndamubwira ati se ubu nari nzi ko wenda ari ibintu zokorerwa hanze warabyemera, ariko umukozi yorinduka kuza imbere y'abandi bakozi akababwira ngo dore, aravuga ati si igitangaje ni nimba ababyeyi bashobora kumuherekeza, igitangaje no kuza kubwira abakozi ibisanzwe. Iyo niyo si turimo kandi kandi mubirebera iriya ko mwumva ari gutangaza cyabaye namwe. Ubu iriya hari ibintu bigezweho zo kuvuga ngo umuntu niba avutse ari umuhungu akumva ko mu miterere ye cyangwa mu mitekerereze yumva atabizwe no kuba umuhungu, akumva yikundira kuba umukobwa. Aravuga ngo uyu munsi jewe ntabwo ndi umuhungu ndi umukobwa. Aje no kwa muganga wenda bakanamubaga bakamutera n'amahormone yo kuba umukobwa, impinduka zibaho, ugatangira kuzayamana nk'abakobwa, amasakame,
abadamu benshi baraha dukora ugasanga umuntu n'umudamu kandi utari muto ugasanga azicara yikunguza yiyogoshesheje amapeki nyine y'abagabo yambaye amajinsi y'abagabo usanga yaganiriye n'umugabo kuko kuba uri umugabo ikizakintangaza nuko twaje mu mawese y'abagabo baza bakaja mu y'abagabo ubundi se baba iyo niyo si turi kandi ubwo uburenganzira bwe Museveni naramushimye cyane yaba namugezeho namubwiye ngo warakoze Museveni ushize itegeko utazendera muri Uganda numva ndishimye aravuga ngo habe niyo wahagarika inkunga biramaze Uganda irihagije aho guhinduka ngo duse n'inyamaswa cyangwa tuje inyuma y'inyamaswa abantu ahubwo gusa isi niyo turimo ntabwo abantu bikiye tuturanye biriya birahafuza twasomye Pawulo arandika aravuga ngo ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana niko kwikorera kwanyu kandi ntimwishushanye nawe ahubwo muhinduke rwose mubize umutima bisha tukabona umwanya tubaganiriye muri seri ya kabiri kutishushanya nabi abo tumaze kuvuga nabi niyo mitekerereze niho isi igeze buriya nasanze biriya kurivuga ngo kuva mu zaha niko kujijuka ni ukuri umuntu w'umuhanga umushinga iteraniro wicara ukavuga ngo niwe tugiye gushinga umutungo niwe ushingwa guhemba abakozi ni ukuvuga ngo ni umuntu w'umunyabwenge mu buryo bwumvikana kandi wewe unizeye ariko akavuga ngo ndashaka umuntu mugenzi kumva abantu b'ubwenge kumva abantu b'ubwenge mu buzima busanzwe kumva ngo bafite ubwenge ni hoho ariko ubwo ni ubwenge sirati ikavuga ngo tugezeho isi igeze ku burenganzira bw'umuntu n'umuntu ufite uburenganzira ariko se twebwe abakirisitu gusa inyuma Pawulo yandika urwandiko kugira ngo tubashe kumva yandika itorero ryari ryatangiye i Roma atarahagera ubwe ntibizamenyekana wari waritangiye bitekerezwa ko bari abashyitsi bari bavuye i Yerusalemu umunsi umwuka yururuka bivuga ngo hari abashyitsi bavuye ahantu hatandukanye bajya bavuze indimi zitandukanye bakabasha kuzumva mbese ari ubushobozi uyu mwuka bavuze indimi zitandukanye b'abantu bari baje babashyitsi bumva indimi zabo ku bantu b'abayuda bagatekereza ngo bakobye bizavuga ngo hari n'abashyitsi bari bavuye i Roma bikekwa ko abashyitsi bavuye i Roma bagiye bavuye uzabaye wenda nabo bahavuye buzuye umwuka bageze i Roma batanga itorero uzasanga muri iki gitabo bagenda bavuga abayuda n'abagiriki cyangwa abayahudi n'abanyamahanga ni ukubera ko itorero ryatangiwe ririmo abantu b'izo ngeri zibiri icyo bituma Pawulo kugenda avuga yagiye bavuga bose igice cya mbere yatangiye acira abanyamahanga urubanza iyo usize mu igice cya mbere umurongo wa 19 yaravuze ngo uzagaragaye kuko muzima abanyamahanga buriya bari batarahabwa amategeko bari batarabwirizwa bakavuga ngo twebwe ntacyo amategeko aduhanaho kuko ntayo twigeze duhabwa yahawe abayahudi ariko Pawulo ashaka kubabwira ko nabo ntacyo bazireguza 19 yaravuze ngo uzagaragaye kuko nawe muzima kandi Imana ubwayo niyo yabahaye ubushobozi bwo kwimenya aravuga ngo kuko ibitagaragara zayo n'ubumana bwayo buhoraho n'imbaraga zayo z'iteka ryose yabibagaragarije mu zere ariko mumaze kubibona ntimwashima Imana ngo munayihimbaze ahubwo ibitekerezo byanyu bishyirwaho n'umwijima imitima yanyu guhinduka ibirimayima aho gusenga Imana yaremye
mufata ishusho z'inyoni n'inyamaswa yaremye mutangira gusenga aho gusenga umurimo. Aravuga ngo nicyo gituma ntacyo muzirekuza. Bivuga ngo umuntu yavutse avukana umutima wo gushaka Imana. Aravuga ngo abapfuye batazi amategeko bazahanwa hadakurikijwe amategeko, ariko mu mitima hari umutima wo gushaka Imana. Kubera ko Imana azamara gusenga azabyangombwa, kubera ko imitima yabo yakakora Imana igomba gusenga, niko zabaye mu mutima w'Imana atangira gushaka Imana. Bivuga ngo umuntu hari n'imbuto yo gushaka Imana, ariko kuba imitekerereze yashyizwe mu mwijima, abantu batangira gusenga inyoni n'inyamaswa n'abagore. Zanumva ngo Ryangombe, ese Ryangombe yari umugore? Nimba Imana wasize ngo wagasanga umugore w'ingumba wabunze wabuziza ngo bakamubwira ngo naje mubyiza ko mvuge ngo bisi iyo ubwiwe yarabivuze suko byanze cyabaye n'amase, ariko yarabivuze, ariko mpamvu uze kugira ngo yige no kwibatarabira. Icyo cya kabiri abwira abayahudi nabo baciraga abanyamahanga urubanza, akagira ngo mwebwe muzahanwa kuko mutazi amategeko ntimuyakurikiza. Icyo cya kabiri arabwira ngo namwe muba iyo mucira abanyamahanga urubanza nyamara mukora ibisa n'ibyo bakora. Arabwira ngo ese mwigisha abandi kugira mubwira, mwigisha abantu kudasambana mugasambana. Aravuga ngo mwarabarandasibu ndetse mwari n'abigisha, ariko ibyo muvuga si byo mukora. Icya gatatu baravuga ngo bose bacu ari abanyamahanga ari abayahudi, nta n'umwe washingiye ubwiza bw'Imana. Mirongo icya gatatu aravuga ngo ariko inzira imwe yerekana inzira y'amaso ya Kristo. Aravuga ngo ari abanyamahanga ari n'abayahudi bazagizwa kubw'amaso n'umusaraba wa Kristo. Igice cya kane atanga urugero rwa Ibrahimu kuko atigeze babaho umukiranutsi kubera imirimo yakoze, ahubwo kubera ko yizeye Imana ngo imubanizwa no kwizera. Atanga n'ikimenyetso cyo gukebwa bahawe k'itegeko ry'Imana, ariko ikimenyetso cy'uko bamaze kwizera. Ntibakebwe ntibizeye kubera ko bakebwe, ahubwo bakebwe bamaze kwizera. Bivuga ngo mu mubatizo tuza mbere yo kwizera, kubatizwa biza inyuma habanje kwizera. Igice cya gatanu avuga imirimo yo kwizera. Igitabo ndagikunda cyane, kigira n'imbaraga nyinshi mu buzima bwawe. Aravuga ngo nukora ngo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Gutsindishijwe no kwizera ku Mana kubera ko twebwe twarabazaha twawupa, twari twaciwe muri bigare. Aravuga ngo twatsinzwe n'Urwanda, ni ukuvuga ngo twamaze gukatirwa, twaragufungwa no gupfa, ariko iwe bari kuva turiye ngo utarigeze kumenyesha yahindutse icyaha ubwanje nawe. Mu gihe twari twamaze gukatirwa tubawe gupfa, Yesu aravuga ngo jewe ndafata urupfu rwanyu ngiye kubaha gukiranuka kwanyu, ngiye kwikorera gukiranuka kwanyu aje gushyiraho jewe mpinduka icyaha. Ahinduka icyaha Imana ngo yitegereze mu ijuru imwima amaso, aravuga ngo Eloi ni iki kikumenyesha. Nuko yari amaze kwambara icyaha agira gute aduha gukiranuka. Bivuga ngo twitwa abatsinzi kuko twizeye ngo yakoze, akaba twebwe twatsinze kuri ibyo twakoze twaramuguta. Igice cya gatatu n'icya gatandatu n'icya karindwi avuga ubuzima bushobora kuba none umuntu ubwabonetse. Tugume tubikore kugira ngo ugume wibwire, aravuga ngo tubikore abapfuye muza kongera kandi tukabirira. Igice cya karindwi azavuga intambara z'umukristo, intambara n'urugamba rwo mu buzima bw'umukristo. Pawulo yaravuze ngo ntekereza gukora ibyiza, ibi bikanga ibi binanga gukora akaba ari byo gukora. Aravuga ngo niba ibyiza nanga gukora ntabikora, ariko ibi binanga akaba ari byo gukora. Aravuga ngo ntabwo arashikirwa ahubwo n'icyaha kibamo. Reka mubwire ngo ni ukuri kose
ari jambo Satani atwiganya ufite abantu wishizemo uzavuga ngo runaka n'umwanzi umwegenya nawe umva waka ninde umwanzi wa mbere w'ubuzima bwawe kuruta Satani n'isi wowe. Buri yuza abantu musaza n'ejo yarambwiye nzeho kirano ndabuzima yarambwiye ko kera bazaga batukanya ngo bakajama n'indege umuntu akamaka uwo kugira ngo bakajama n'indege urakara ahubwo barakababwira ngo bakajama n'indege bavuga ati se ndayibonye yaba arije gutwara ibintu aho niyo gatura musaza yambaye umuci. Ariko kubera iki mu gihe cyabo cyari gitutsi kandi umuntu ashobora kuhakana, ariko kuri none twebwe twumva tuzishimye n'imitekerereze nuko tuzumva muri bivuga ngo buriya nizo zo kwita ngo abantu bagututse. Ese umuntu abwiye ngo wambuga uzi uko ntabwo azaraka utihanganye wenda tsaya kuri utari kuri umuntu ufunga inguma kandi ukavuga ati uraka ni gute, ariko tuvuze mu buzima busanzwe gusubira ese mukuri Rwanda yakubwiye guhinga ukaguhinga ubaye ndavuga uvuze guhinga ariko kubera iki imitekerereze ukuzumva bivuga ngo ibikurumbura n'ikwanduza yavuze n'ibikuri mu kuntu zumvise n'ukuntu uzakira ni nabyo bituma ukora uri gukora kubera ko umwana ukomeye uri muri wowe ni wowe. Amen. Sinzi mpamvu nateza abantu umunani aravuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu aje kurangiza sura ya 7 yaravuze ngo ninde mbonye ishano bije umwana ninde ukize umubiri utera aravuga ngo ariko nzaja kizwa kubwa Kristo kubwa Kristo umunani aravuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu ntateka bazashira itegeko ry'umwuka w'ubugingo uri muri Kristo watubatuye mu bapanga itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Avuga ibindi byinshi 9 n'icumi 9 no gutora mu kwa Bisirayeli hajya azavuga ngo yakubona n'umukunzi ariko risaba ndamuna bivuga ngo ukuntu azakorera umuto harimo guhitamo kw'Imana kubw'umugambi wayo. Israeli bivuga Israeli ukuntu banzi Imana gatiza gahindukira twebanye mahanga bivuga ngo yaje muze abeti bamwemera ariko bamwemera babashoboye bwo kwitwa abana b'Imana. 11 bisezerano ryo kugaruka kwa Israeli avuga ngo nabo bazakizwa. Yakwise twebwe abanyamahanga atwita ingukizi ishami ry'ingukizi aravuga ngo mukorera mwirinde n'ishami ry'umwimere ryahwanywe kugira ngo mwebwe iyo ingukizi mushirwe ku gitsina mwirinde kuko niba yarahanwe n'umwimerere ese mwebweho ingukizi muzashwa. 12 iravuze ibintu byinshi byinshi bavuga ngo nukorera bivuga ngo gushira mu bikorwa kubw'imbabazi z'Imana kubw'imbabazi z'Imana bashaka kuvuga ese gutaka umuntu kugira ngo kubw'imbabazi z'Imana bavuze kuti kubw'imbabazi z'Imana nimba ari ijambo bakurikije bantu cyangwa nimba ari impapuro ariko kuvuga ngo kubw'imbabazi Imana yakubwiye igatanga Kristo ndabinga ngo nawe ikintu kimwe ngo ukora mutangirira ibitabo bizima byera bishimwa niba kugira kwa nyubiri aravuga ngo Ntimukishushanye imibiri yanyu nihinduke ingingo z'umubiri wa Kristo. Kristo yahindutse umutwe w'itorero, itorero rihinduka umubiri natwe turi ingingo. Ese ingingo zacu ko zikoresha ikubw'icyubahiro no gutanga igitambo Kristo yatanze muri Bibiliya biravuga ngo nasize zose kurengera bazikiganje n'ikibazo cy'ubwabisi ubuzima bwawe n'ikiganje mutero kw'icyo bwakoze. Ese ubundi cyatakoze ushaka ko wakorwa mu bindi biki yagukunze urukundo uretse ko twasobanura kugeza ubwo apfa. Bibiliya iravuga ngo birashaka ko umuntu yabyumva ingeso nziza ariko nazo biragoye ariko zibuze wanasunga
kumva umuntu avuze ngo agiye gupfira umunyangeso nziza wazo, ariko ibaze kuba ugiye gupfira umunyangeso mbi. Uko niko nibwo rugero rw'urukundo Kristo yadukunze. Ubwo rukundo yadukunze icyo natwe twakora utari urukundo rwa Kristo dusike ni ukubaho ubuzima busa n'ubwaguzwe n'amaraso ya Kristo. Pawulo aravuga ngo ibyanyu ndamu yanjye nabitekereje ko ari ibintu kuko ubutunzi butagira akagero ariko Kristo. Ariko ubu kuririmba, kubwiriza no gukora ibindi twasubira hanze twaba abandi n'ibisanzwe. Ikidukwiriye ni uko turi abantu bamaze kugura. Pawulo muri uru rwandiko igice cya mbere umurongo wa mbere yavuze ngo jewe Pawulo imbata ya Kristo. Kubera y'isi imbata ya Kristo bivuze ngo yamaze kugurwa. Imbata ni imbata z'umukozi. Imbata ni umuntu wamaze kugurwa, bivuga ngo ni ubutunzi bw'uwamuguze. Nta butware, nta mahitamo agifite yo gukora ibyo ashaka, yamaze kugurwa. Pawulo aravuga mu Bakorinto aravuga ngo natwe twagurwa amaze iki, ntabwo tukiri abantu ngo twigere. Niba wizera Kristo ko ari umwami wawe waraguze, kandi ibyo waguzwe igice yarakurambuye wese. Ingingo zawe ntizigire izawe, zigomba kubaho ku bw'icyubahiro cya Kristo. Ese niko tubayeho, ariko niko tugomba kuba. Umudendezo w'abana b'Imana umwanditse w'ibyo jambo ritavuge ndabona n'amasomo. Yaranditse ngo umudendezo ni ugukora ibyo dukunda gukora, ariko ibyo dukunda gukora ariko tugomba gukora. Niwo mudendezo. Gukora ibyo dukunda gukora, ariko n'ibyo dukunda gukora aribyo tugomba gukora. Ese uzikora? Ibyo ukora uzawibuka ko hari uwakubuza, uzawibuka ko wari witanze kubw'ibyo ukora. Nimureke duhinduke, tureke gusanga isisa, tureke kwakira isi yose bwije natwe duto. Ubu ngubu abantu b'ituzo bararebera isi. Ubu isi yabaye nk'ikiganza. Umuntu uri kuri telefone akarebera ibibera muri Amerika n'ibibera hano waba ababikurikirana n'abandi. Bivuga ngo niba twari tuvuga twongere bavuga, abantu barasiga, abantu barabivuga. Kenshi tubibona abantu bakagenda bavuga ngo niwe n'umugeni, ni muri bake bashikira gushaka n'abahuje ibitsina. Ariko twebwe tugomba gukora ishanga ubwoko bw'abatazi. Turi abantu Imana yavuze tugomba kubaho bitandukanye n'isi. Turi kwisi kugira ngo isi twigire kumenya Imana, ariko ntabwo turi kwisi ngo twirangize isi ikora natwe dukora. Ntabwo turumwe isi yabaga mu muri w'isi muri tabaza ni muri Kristo, nicyo tuba muriho. Ubuzima bwawe umunsi bitabaza ni umuntu wawe w'isi, umuturanyi, umuvandimwe, aho uri mu muryango, mu rugo ubayeho. Ntabwo ugomba kuba bisanzwe. Niba warahuye na Kristo barazifiwe. Umunsi Yakobo akirana na marayika yahavuye atangiye gucumbagira. Bivuga ngo iyo twahuye n'Imana ingeri zigomba guhita. Niba uhuye n'Imana ugahura neza, urugendo ugomba gucumbagira. Uza gucumbagira, uzicumbagira cyangwa urashaka gukora. Ikidukwiriye Bibiliya yavuze ngo dutange imibiri yacu, si ukwitanga gwite, ahubwo ni ukwemera ko igitambo Kristo yatanze yagitanze ku bwacu, tukabaho ubuzima bushimisha buhesha izina ry'Imana icyubahiro.